Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko y'ifunguro ry'umunsi rya none wa 14 Werurwe mwaka 2025 wa gatanu iragira iti kuvugwa neza biruta ubutunzi bubi. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbana indirimbo ya 396 mu ndirimbo zo gushimisha igira iti ni hehe abizera bazajya kuba. Turangiza dusome ijambo ry'Imana cyangwa se ifunguro ry'umunsi. Haleluya, haleluya. Mu ijuru tuzimana n'umukiza. Yesu niwe ugira amahoro meza bene data. Urupfu n'ibyago niwe ubitsinda. Abashaka ubugingo budashira nimumwizigire azabarengera. Mwese nimuze mwese tumushengere dushengere
mwegere, tumuririmbire, tumutambire, tumuvugire. Mu ijuru tuzimana na Yesu, mu ijuru tuzimana n'umukiza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani, ibice ni 22, duhere ku murongo wa mbere, duhere ku murongo wa kabiri. Haravuga ngo 22, duhere ku murongo wa mbere, haravuga ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe wabaremye bose. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Muri ubu buzima bene data, abantu bose bifuza kubwirwa neza, bifuza kuvugwa neza, yaba umwana muto, uruhinja, mukuru, uwo ari we wese yumva yabwirwa neza, yavugwa neza. Kuvugwa neza bituruka kuri nyir'ubwite, bituruka ku mirimo ye, bituruka ku mibanire ye n'abantu n'abaturanyi, icyo ubamariye, umutekano ubahaye. Si ubutunzi ufite bwatuma uvugwa neza, si amafaranga menshi ufite yatuma uvugwa neza. Uburyo ubanye n'abandi muri sosiyete, mu itorero, mu kazi, mu bo uyobora, mu bo mukorana, washobora kuba udatunze ibya mirenge, ariko utunze umutima mwiza, imvugo nziza, bikaruta ufite byinshi ariko wicara ashiyagurana n'abantu, avuga nabi, yanduranya, akunda imanza, ateranya abantu, asenya ingo z'abantu n'ibindi. Umukristo nyawe akwiye guharanira kuvugwa neza, ntawe umuvumira ku gahera. Salomo wari utunze byinshi kandi bya mirenge, yasanze byose birutwa no kuvugwa neza, ndetse no gukundwa biruta gukundwa neza, gukundwa nabyo ngo biruta ifeza n'izahabu. Reka duharanire kuvugwa neza ndetse no gukundwa. Bene data, duharanire kugira imbuto nziza, duharanire kugira imirimo myiza ituma abantu batuvuga neza, batatuvuma. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka Mana Nyiringabo, duce bugufi imbere y'amaso yawe, aho twatandukiriye bituma abantu batuvuga nabi, bituma abantu batuvuma, bituma nta buhamya bwiza dufite imbere y'abantu. Tubabarire, amaraso ya Yesu Kristo aba ari we yonyine kweza no kudutunganya. Mwami Yesu, duhe imbaraga zo guharanira kuvugwa neza, zo guharanira kwitwara neza, zo guharanira kugira imirimo myiza ituma abantu batuvuga neza, batatuvuma. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ishimwe n'icyubahiro byawe none n'iteka ryose, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze, amena. Mwari kumwe nanone na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese, mbifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.